Murakaza neza mu kiganiro cyacu, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu gica kuri channel yacu yitwa Viva Vida. Ubu tukaba twari tumaze iminsi tudakora kubera impamvu zitaduturutseho, ariko tukaba twagarutse. Turi mu ntambara, twaragiye gukiza. Mbere na mbere rero tubanje kubasuhuza, tuhaye ikaze. Tukaba duhaye ikaze n'aba batumirwa bacu bari imbere ya kamera zacu, batangira babibwira. Intambara na zenke fasa. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubaganiriza ku bintu, kuri topic idasanzwe, ariko numvise ari ngombwa ko namwe mwazayitangaho opinion. Ni impaka dukunda kugirana twebwe hagati yacu, tukaba tugira ngo namwe ubwanyu muzagira icyo mubivugaho, hanyuma muzanadukize. Tugiye kuganira ngiye kubabaza ikibazo cyitwa ngo aba batumirwa bacu bari imbere ya kamera za Viva Vida, muzi Imana gute? Mwebwe Imana muyizi gute, muyifata gute? Twatangira duha ijambo Ntambara. Yewe ukuntu nzi Imana rero bitandukanye n'ukuntu mwe muyizi. Twakoje ko yizi nawe twakoje aho bitandukanye. Ndavuga abantu bose basenga ku cyumweru, ukuntu bazi Imana bitandukanye ngiye n'Imana nzi. Tubwire wowe nyine. Imana nzi ngiye ukuntu imeze cyangwa se yariyo. Nge nemera Imana yaremye ijuru n'isi, rurema bintu. Imana ikora ibintu byayo mu buryo bwayo. Hanyuma wowe mutumirwa wacu mushyashya, utivuze neza amazina yose, kuri mwebwe Imana ni iki? Imana ngiye nemera nisobanura mu buryo bwinshi, ariko mu ijambo rimwe. Imana ariko muzime bindi uretse twagiye gushyiraho voice record. Nashakaga kubaza umutumirwa wacu Ntambara, kubera iki nyine yumva Imana uko abandi bayizera atari we ayizera? Ni irihe tandukaniro we muri we abona hagati ye n'abandi bantu, imyizere y'abandi bantu? Ese kuki ari nako yumva? Ko bikaze ukuntu nizera Imana rero ngewe nizera Imana mbasha kureba ibintu ikora, ariko mu buryo buri fizike, mu buryo bufatika. Ntabwo nizera Imana nshingiye ku kuvuga ngo gutya cyangwa kuriya. Abenshi bibwira ko bazi Imana bavugamo. Njye gusa iyo ndebye umusozi, nkareba ikirere, nkareba ukuntu umuntu ameze, imimerere y'umuntu, ubona ko atari ibintu byikoze. Aho rero njye niho nshyira Imana. Ikindi kandi nkizera ko byose biba hano kuri iyi si biri mu mupango wayo, bitandukanye n'abavuga ko bafite ubundi buryo bakoresha ibyapanzwe bikaba byahinduka. Nakubaza ngo iyo uvuze ngo biri mu mupango wayo, iyo umuntu anyuze mu bibazo akageragezwa, agahura n'ibigeragezo byinshi, nabyo biba biri mu mupango w'Imana? Kuko nizera ko nta kintu, ni ukuvuga ngo twebwe twaremye ubwoko bushya bw'imyizerere, kubera noneho ukuntu nyine tumeze cyangwa muri kamere muntu
dushaka ubundi buryo nyine twagorekamo ibintu kugeza ubwo ibintu byakozwe n'Imana tubiyambuye tukayiremera n'ubundi buryo dushobora gukoreshamo kugira ngo Imana ikore ibijyanye no gushaka kwacu, ariho uzumvira gusenga, guterana, icyumweru, ibintu nk'ibyo ngibyo. ese kuri wowe iyo mana yawe ntabwo wowe wemera yuko kuyisenga no guterana amateraniro yo kuyivuga ntabwo wemera yuko ari byiza? Nemera ko ari byiza kuko hari aho bifasha, ariko nkanjye rwose ku giti cyanjye ngewe mba mbona ahubwo birakwiye ariko bikorwa nabi. Ubundi umuntu yagakwiye, ni ukuvuga ngo Imana, ngewe ku giti cyanjye mbona Imana ntaho yungukira mu gusenga kwawe wowe, ahubwo wowe usenga wisengera nyine, ni wowe bifasha uko gusenga kwa uwo mwanya utusenga. Mbifata nka meditation nyine, hakuri umuntu yicara akamedita akizera ko ibintu yifuza cyangwa se akeneye mu buzima bwe biri bumubeho, biri bube uko ari kubyifuza. Rimwe na rimwe bikanaba, rimwe na rimwe bikananga. Ni nako bigenda no kubasenga, kandi usanga usengera ikintu rimwe na rimwe ntukibone, ariko ku gihe cyacyo kikaba. Niyo ngo gusenga bifasha usenga kwihangana mu gahe kari hagati y'icyo asengera n'icyo gihe agikeneyemo. None se wowe Imana yawe ntabwo wemera yuko yakora ibitangaza? Urugero nko kuba yakiza abarwayi, yararwaye nk'indwara wenda itazakira. Biba biri mu gushaka kwayo. Ni ukuvuga ngo n'ubundi iyo ndwara iba itari izakwica. Muri destiny, mu hazaza hawe, nk'uko bajya bavuga ngo inkota izakwica nyine ngo ntisibe ityazo. Ikizakwica kiba kiri hariya giteguye. Wasenga iminsi 400, wasenga 40 nka Yezu, cya kintu kizakwica n'ubundi kiraza kikakwica, wasenga utasenga. Bivuze ngo twebwe twitiranye imikorere y'Imana no gushaka kwacu twebwe nk'abantu. None se ntabwo wemera yuko ikintu gishobora kuba cyari kigiye kuba kibi ukagisengera Imana ikagikuraho? Ahubwo icyo kintu kubera ko kiba kigiye kuba, hanyuma kuko ntacyo mashaka, nta muntu wifuza ko ikintu kibi kimubaho iteka ryose. Ubu iyo usenze uhita wumva ko cya kintu kitakibaye, biguha icyizere cyo kumva ko cya kintu kitakibaye. Ariko tuzi na benshi basenga kikarenga kikaba. Bivuze ngo rero Imana ifite ukuntu ikora ukuntu itwaye, ahubwo twebwe tutazi nubwo twigira nkaho tubizi. None se ngewe umbabare nyine kuguma mbikubaza, ntabwo utekereza ko iyo Mana niba yaraturemye tuvuga dushobora guhindura ibintu, ukaba ushobora gusanga wenda iyo ntebe iri nk'aho ngaho wicaye, ejo ukaba wayihindura ukayishyira ku rundi ruhande? Niba Imana yarakuremye wowe ubishoboye wabikora, kuki utumva ko Imana yo yabikora? Nuko nyine Imana atari ngewe. Imana ntabwo ari umuntu. Ariko bivugwa yuko twaremwe mu ishusho yayo. Niko bivugwa. None se bivugwa ko nyine twaremwe mu ishusho yayo, niko bivugwa, ariko nta muntu uzi exactly ukuntu Imana imeze. Ntawe uzi niba ari umuyaga, ntawe uzi niba ari igiti kiri hariya gifite ubwoba, ntawe uzi niba ari umuntu w'amaboko 2 n'amaguru 2, ntawe uzi niba ari umugore cyangwa umugabo, ntawe uzi niba Imana ari umuzungu cyangwa umwirabura cyangwa umushinwa cyangwa umuhinde. Nta n'umwe uzi ibyo bintu, ahubwo nyine twe turi imashina tu. Kuko abazungu bazanye iyo myizerere, bavuga ko ubundi Imana ari umuzungu. Noneho ugahita wibaza wowe uruhu rwirabura ukuntu bimeze, niba iyo Mana yaba ariyo yawe. Imana niba ari byose ubwira mu masura yose, njye niko mbyibaza. Ariko ikintu nshaka kugarukaho ni uburyo bwawe wizeramo Imana. Ariko Imana wowe wizera ndumva imeze, twavuga nk'ikise nka stati. Urumva niba ibintu byarakozwe, niba ari stati wenda
cyangwa se akaba ari nk'irobo. Ukumva Imana yaremye ibi byose tubona ifite akazi koroshye ahubwo ko kubikontorora. Niho nyine ibera Imana nuko ni ukuvuga ngo yaremye zinc igushyira hariya igupangira n'ikizakwica, sibyo? ni ukuvuga ngo kugira ngo icyo kintu kizakwice rero ifite ukuntu igutwara ugane kuri rwa kugira ngo ujye, ni ukuvuga ngo ntabwo yicara rero ngo imeze gutya, ifite ukuntu igenda nyine ikora utuntu twayo. rero se ntabwo utekereza ko hagati y'uko kuntu, hagati yo kuturema no kuba ugenda ukura, kuko uko umuntu akura niko agenda yegera urupfu. Hagati y'aho muri ako kayira ko umuntu agenda ahuriramo na byinshi, ntabwo utekereza ko Imana igenda itabara umuntu wayo? Ese Imana wizera ntabwo umuntu yayitabaza ngo imutabare? Uyitabaza iki? Mbese tuvuge ugize ikibazo, wenda mu nzira wari uri kugendamo uhuriyemo n'abambuzi, ntabwo wasenga Imana abo bambuzi Imana ikabagukiza mu buryo runaka? Reka nguhe urugero. Mbaye ndi kwigendera mu nzira mfite amafaranga yanjye, amafaranga nari ngiye kwishyura ishuri ry'umwana wanjye cyangwa se ryanjye cyangwa se n'iry'undi uwo ari we wese. Amafaranga urumva ko nari nyafitiye intego, ndayataye. Atowe n'umuntu umaze iminsi 2 yiyirije, nako umaze iminsi 2 asaba Imana ibiryo, ntabwo yiyirizaga ku bw'ubushake, ku bw'inzara. Arayatoye agiye kugura ibyo biryo. Imana iba yiyeretse ndi hagati yanjye nawe. Wowe wari ugiye kuyakora icyo wari ukeneye? Yewe nari nkeneye amafaranga y'ishuri, nawe yari akeneye ibiryo. Njye amafaranga ndayataye, we arayatoye. Imana yiyeretse ndi hagati yanjye nawe. ntabwo navuga ngo wowe ntikwiyeretse, kubera ko niba yemeye yuko uta ayo mafaranga yo gukora ibyo yanyiyerekeye, niba yemeye ko uta ayo mafaranga, ikemera ko yata mu nzira y'umuntu ushonje ugiye kurya kubera wowe, uko byagenda kose ngewe ntekereza ko wabyitwayemo neza ukabyereka Imana, ibiri bufungura undi muryango. Ko akenshi hari igihe usanga yabyitwayemo neza akajya gukora, Imana ishobora kuba yari bufungura undi muryango. Ikintu ushaka kukumvisha ni uko Imana ifite ukuntu ikora ibintu byayo. Nabyumvise ko aricyo ushaka kunyumvisha, ko ndagira ngo ubisobanure neza. Ntabwo wemera yuko hano igihe umuntu ashobora kuba muri iyo minsi nta kazi afite, atari uko ari umunebwe, ahubwo kubera yuko ari gushaka akazi akaba atarakabona. None se ntabwo wemera ko muri icyo gihe twebwe ku bwacu, ngewe mu kwizera kwanjye, muri icyo gihe udafite aho ukora, udafite uko ubayeho, udafite ugasenga Imana, muri icyo gihe Imana yo irabona ko utari umunebwe. Imana yo irabona yuko atari uko wanze gukora, ahubwo utegereje yuko igira gute ishyira mu bikorwa isengesho uri gusenga. Ngewe ntekereza yuko Imana yagira gute, yajya ikuremera ubwugamo, ikagufungurira imiryango nyine ituma uzageza ku munsi izakuzaniraho igisubizo cyawe. Nibaza ko umuntu adashobora kubura ibiryo kubera ko yabuze akazi akora, ahubwo umuntu abura ibiryo kubera ko yabuze akazi we yifuza. Zenke nawe ugira icyo utubwira? Ndi kubona nawe ufite icyo ushaka kutubwira. Dushobora kuguhereza icyo warya. Harimo no gusaba. Ndi kumva twamuha umwanya nawe akadusobanurira. Angre zose aho ntabwo twabyumvikana. Ntabwo buri muntu wese waburaye kuko yabuze icyarya aba ari uko atakoze, kuko bajya bavuga ngo haba guhirwa ntihaba gutunara, sibyo? Bivuze ko rero mu igeno ry'uwo muntu haba harimo kuburara.
ukuntu ari kubivuga ubwo byaba bitandukanye n'ibyo wari uvuze ko ari uko batakoze ubwo ni igeno rye yuko azaburara kuko hari n'abakora cyane ariko nk'aho yakoraga hari n'abayahembwa reka nabo amafaranga bakayakoresha ibindi tu cyangwa akanagira amafaranga arangiye kuko amafaranga arashira cyangwa akanakora bose akamwambura bose akamwambura nabyo birashoboka ariko hari ikibazo nagize urumva rero aho ngaho nko kubwirirwa cyangwa kuburara ntabwo bari ikosa rye bari ikosa ry'umuhemu bakoranye uburayi rimwe ariko ashobora n'igihe urara birenze rimwe tugarutse ku wasubiye gukora nese sheri ugahora n'undi mugozi wowe nta buzima wigeze kubaho wajyaga uburara rwose nese nuko utakoraga narakoraga none ahubwo ikintu kiba kiri muri iyo nkuru tutaba turi guha agaciro fureshi hari ukuntu uburara ukaburara kubera ko wabuze uburyo mu amaboko yawe yabuze ikintu aguha murabyumva ariko bidashatse kuvuga ko wowe zenke utampa ibiryo niba mbikeneye sinzirimo kubyumva njyewe ni nk'aribyo nari nshatse kuvuga nti ushobora gukora akazi ntikaguhereza ibivuye ibihwanye n'icyo wabize ariko wasaba bigakunda bishatse kuvuga ko umuntu ashobora kuburara ahubwo yanze gukora akazi runaka bitewe n'uko abona katari ku rwego rwe ari nawe nahise nkubwira ngo ushobora no kujya ku muhanda ugasaba ariko se nk'ubu njye wabwira ngo njye ku muhanda njye gusaba ntibishoboka ariko ku mutipe wakuye amaboko mu mufuka we bati ngiye gusaba arasaba n'ibiceri tukabimuha ibyo byo bibaho cyane nibyo nishatse kuvuga rero ariko se none tugaruke kuri topiki y'ikiganiro kubera ko yabuze agahuye n'ako we yifuza tugaruke kuri topiki y'ikiganiro topiki yacu y'ikiganiro yavuga ku bushobozi bw'Imana ese Imana twebwe muri twebwe tuyifata gute aho hose rero twagiye tugera mu buryo bw'imibanire y'abantu n'Imana mu buryo Imana yawe kuri wowe wemera ko ikora bingana gute ni gute wemera ni gute ese amaboko yayo wemera ko agikora cyangwa se nawe wumva ibyo yaremye ukivuka ibyo yanditse mu gitabo cyawe cy'ubuzima bwawe byarabaye ari ibyo nta kindi yarenzaho twaha ijambo zenge njye rero icyo gisubizo uburyo bwose nagisubizamo hari ahantu twaza kugonganira imbere mvuze ngo Imana yanjye yanditse ibintu no nta kuri uvuga ibyo ngewe nshaka ndaza kubisubiza ku buryo bwanjye Imana yanditse ibintu bizambaho ubuzima bwanjye bwose tuvuge ari nka filime nk'uko yari kubivuga nimba nisabye ikintu nkaba nzi ko ni filime n'ubundi ndi gukina ni script yanditse y'ukuntu nzabaho ikintu cyose nasaba ntakibona kiri extra ubwo iyo Mana yanjye ntabwo yabishoboye ibintu byose exactement ntabwo yabishoboye ibintu byose kuko niba itashobora guhindura script y'umuntu yaremye si ubwo yabishoboye icyo ngicyo ntabwo nanone mvuga ati ni Imana ikurikirana nini ibintu nkora nanone yaba ari Imana idashoboye ibintu byose kuko yabitungurwa kandi Imana ntitungurwa urumva Imana ni mentalite nini ngewe ndenze ku byo nayisobanuye either ku mikorere yayo n'imibanire yayo n'abantu aho kantu twagahuriza si sawa aho kantu twagahurizaho cyane ikindi kintu rero ngewe mu kuntu mbona Imana mu ishusho ngari imeze nk'igihe kuko uzarebe igihe nicyo gihindura ibintu biri mu gihe kibi bigusaba igihe kugira ngo ujye mu gihe cyiza rero Imana ni nk'uko niko mbese nishushanya iyo uri mu gihe cy'agahinda bigusaba ikindi gihe kugira ngo ujye mu gihe cyiza ariko nakubaza ahantu ndumva ahantu Imana itandukaniye n'igihe igihe cyo ntacyo gihindura
igihe cyo kizana n'ubundi byari kukugeraho. ni nkuko nyine Ariko Imana yo ihinduranya ibihe. Uti gute? Hari igihe njye ukuntu numva Imana, urumva njyewe ndabivuga mu buryo bwanjye numva, namwe mukabivuga kwanyu. Ubwanjye rero numva nuko njyewe nshobora kuba ndi hano, ndahantu runaka, reka tuvuge ngo njyanye n'indege wenda igize accident, tuguye ahantu hatandukanye, ngewe nguye mu ishyamba itarimo ubufasha na buke, irimo n'inyamaswa runaka wenda zishobora kungira nabi. Imana yanjye ngewe ukuntu nyizera, nizera ko nanasenga za nyamaswa zikambera inshuti kandi bidasanzwe. Imana yanjye kuri ngewe ni Imana ikora ibintu bidasanzwe mu gihe abandi babonaga yuko bindangiriyeho. Imana yanjye ngewe ukuntu nyizera, nizera yuko wagiye mu ntuza mu nzu y'intare muri zoo nyine ngo yinjirana intare ziba yumva ari wowe nka Daniel zose zimurahiye. Intare z'ubu ngubu sinzi niba ziri modernized ariko ibintu by'iki gihe wenda tugarutse kuri icyo kintu ari kuvuga ndi kuyumva, sinzi nimba nanjye nakubaza wenda mukagira nk'ikintu mu nyunganiraho. Ubundi mwebwe Imana mwemera ishobora ibintu byose? Kuri njye ishobora ibintu byose, ku buryo yarema n'umusozi itakwikorera. Yarema umusozi itakwikorera gute? Nyine yarema umusozi itakwikorera, yarema ikintu itabasha gukontorora. Ntabwo yayishobora. Njyewe nemera ko yagikontorora, nemera ko ibintu byose mu isi yabikontorora. Sinzi impamvu igiye gutuma, ntabwo nzi ikintu ugiye gukurikizaho gitumye uvuga gutyo. Gifatisha yoga. Kuko nutangiye wavuga ndabona gifatisha yoga. Ariko njyewe nemera ko Imana ikontorora byose. Imana isi byose. N'ikintu itakikorera. Wenda yarema umusozi itakwikorera cyangwa yarema situation itakemura. Ntabwo yabishobora. Niba ishobora guterura umusozi ikaba yawutereka ahandi, ntabwo yashobora kurema situation itashobora cyangwa ntashobora. Oya, Imana yo ubwayo itashobora. Oya, ntabwo bibaho. Nta kintu Imana idashobora. Nyine oya, okay, akakantu umukora agasubiza. Imana ntabwo yashobora kurema ikintu umusozi itakwikorera. Imana irashoboye, nicyo nagusubije. Irashoboye, yashobora. Ni ukuvuga ngo umusozi yabashije, umusozi ibyo ntago mbishidikanya ko ishoboye kurema uwo musozi. Itakwikorera? Yakwikorera. Njye ndashaka ko tuvuga kuri iki kintu. Urashaka ko ngusubiza ikintu wowe ushaka, ariko njye ndajya nkubwire ngo Imana yaremye iyo misozi, yabasha no kuyikuraho iri ikayishyira ahandi ishaka. Muri make nyine Imana ntabwo yashobora kurema situation cyangwa se ntabwo ikoresha ijambo yashobora. Imana irashoboye. Warashaka kukubaza ati Imana ntiyarema ikintu itashobora itagira ububasha, itagiraho itakemura. Mbese ntiyakwiha kuba kitabishoboye ariko idafite igisubizo. Ntabwo yakwiha equation itasubiza. Urugero, Imana ntiyagushyira mu kibazo, ntiyashobora kurema ikibazo itakemura, kugira ngo byumve no muri iyo sansi. Sansi uri kubivugamo urimo urahakana, nicyo turi gupfa. Uri kubishyira muri negative, kandi Imana ni positive. Bimbaze mu buryo buri positive. Imana muri affirmative. Shyira muri affirmative. Reka mwore niwe ntabwo utahuye. Imana yarema situation yabasha gukemura. Iyo nteruro iri positive. Yego. Ndatekereza ko icyo ntekereje musobanuye ko ari cyo. Imana mbese ishoboye kurema situation yanakemura. Urumva ko nyine ntabwo ashobora kurema situation itakemura. Si ibintu byumvikana.
uko ubyumva ngaho komeza ndajya ngo tuganire no komeza ikibazo urimo uraguma ku kintu kimwe urashaka ko mbisubiza muri negative muri negative kandi sindi umuhakanyi nshaka ko umwemeramana ariko nshaka ko ngaho komeza igikurikiraho ntabwo ari gukomeza no kuganira komeza tuganire Imana ntabwo ashobora kurema umusozi itakwikorera bivuze ko ari ibintu itashoboye komeza ikindi kintu nakubaza apart of that ese Imana iravuguruzwa no Imana ntabwo ivuguruzwa nta muntu wavuguruza Imana ntabwo nzi niba byitwa kuvuguruzwa yego ariko hari twebwe mu myizerere yacu twebwe twizera yuko Imana ishobora kuba yavuze ngo wowe Fabu wowe Fabu iminsi yawe yarangiye wowe Fabu ndi kubona ugomba kuva muri iyi si mu byumweru 2 urumva ikabivuga gutyo noneho nka Fabu z'ubwenge ntabwo agenda ngo cyangwa biterwa nawe nuko ubyumva ko akenshi ureba uburyo ngo wizeramo Imana nibwo ikuziramo umubyeyi umwe umwana ngo yaramubajije ngo se ngo papa ngo Imana ngo ingana gute urumva bahagarara mu rugo amwereka mu kirere indege iri gutambuka ariko aramubaza ati iriya ndege urayibona gute umwana ati ndabona ingana nk'imodoka urumva arangije amujyana ku kibuga cy'indege begera indege neza avuga ati none indege urabona ingana gute ati yeba papa ati ni kinini ati ni kinini ati ni kinini ati ni kinini ati urabona harimo imodoka zingahe ati papa ati harimo imodoka nk'igihumbi urumva rero twebwe imyemerere yacu twemera yuko Imana ikuzira mu buryo nawe wayegereye iyo uri kure yayo ubona ari ntoya kuko nta kintu yahindura iyo uri kure yayo utekereza yuko ubuzima bwawe ari nka script yanditse kandi itahinduka ako iyo uri hafi yayo mu magambo aziguye ari kure y'Imana nta muntu natunze urutoki kuko namwe mwavuze imyemerere yanyu nanjye navuze imyemerere yanjye nagira ngo tunajya ngo mubyumve icyo kintu uvuze ndi kucyumva mbese uko ufatamo Imana nayo niko ikuzira niba njyewe ntekereza yuko Fabu wari gupfa mu byumweru 2 niba nshobora guhamagara abantu bose tuziranye basenga bya nyabyo bakaza tugasenga tukabanza tukihana tugasenga duhuje umutima turi ku ntego imwe tukanga urupfu rwa Fabu ikarukuraho nk'uko yakuyeho urupfu rwa Ezekiyeli ikamwongera imyaka 15 kuri njyewe birashoboka yuko yakwivuguruza kubw'ikibyeyi y'ubwayo yakwivuguruza njye sinayivuguruza ariko kubera ko nasenze kubera ko yabonye ukuntu nikubise hasi kubera ko yabonye ukuntu hari ibyo ndetse nkanayisezeranya nkayibwira ati Mana niba Fabu ugiye kumutwara kubera ko namukundaga cyane agatuma ntagukorera cyane Fabu ndamukurekuriye ariko ntumureka ave muri iyi si njyewe ngiye kwiga kumurekura nkora umurimo wawe ntashyize Fabu imbere urumva nemera ko yakugarura ubuzima cyangwa se n'izindi rezo nyinshi umuntu yashyira imbere y'Imana kugira ngo ihindure ikintu runaka nakubaza nta kibazo none se niba Imana ishobora guhindura gahunda duhaye ingero z'abantu bashobora kwishyira hamwe bagasenga Imana ikaba yahindura urupfu rwari rwapfuye rwari rupfe rugahindurirwa igihe nta wundi muntu cyangwa abantu uzi bicaye bagahuza umutima bagasenga basengera ko urupfu rwari ruteganyijwe imbere ku muntu runaka ruhindurwa ariko ntiruhindurwe reka nkubwire niyo mpamvu mvuga ngo iyo wegereye Imana uranayumva
buriya twebwe dufite ukuntu tunateta ku Mana ikaba yanagusobanura n'impamvu wenda yemeye ko uwo muntu agenda ikaba itemeye ko agumaho. Ashobora kuba ari umuntu wari umaze igihe arwaye agoye umuryango we, noneho ikaba wenda umuryango umaze iminsi umusengera, urumva wari uri kumva uburibwe uri kumusengera, ariko wenda iri kureba ikabona aho bakoraga ubufasha bw'ibyamuvuzaga birimo birashira. Yego Imana ishoboye kuvura n'ubwo burwayi, ariko kenshi igendera kunuza ku gukiranuka kuri muri uwo muryango cyangwa se ku myizere, igendera ku bintu byinshi. N'igihe ibibona wenda imbere y'uwo muntu mu buzima buzaza, wenda tuvuge niba yari umuntu w'Imana ukizwa, ikabibona hari ikintu cye kigiye kuza cyari kigiye kumugusha, ikavuga ati reka mureke, ndabyumva koko mwasenze, ariko mureke ntware umuntu wanjye, aho kugira ngo azajye mu muriro arenze uyu munsi, mureke mutware imbere kugira ngo abone ijuru. Twe niko twizera kandi na niko tubanye n'Imana yacu. Cyangwa ikakubwira ati reka mutware kubera yuko n'ubundi imbere mbona hari ibindi bitari bimeze neza. Se wenda yaragiye gucika amaguru akazabaho agoranye kurushaho, se wenda. Mwese mwamwumva hari ahantu buriya dusa n'abataniye, twebwe tuyumva ukundi. Ntabwo mbizi pe, gusa wowe ubwawe utangira, twese ikintu dushingiyeho ni imagination. wowe ubwawe utangira wavuze yuko uburyo wizeramo butandukanye n'ubwo tuyizeramo. Sobanura ngo deja wamaze kumenya ko dutandukanye kwizera. Turatandukanye kabisa, kuko mwebwe Imana yanyu ikora ibintu kubera ko mwakoze ibindi namwe. Ariko njyewe nk'umuntu, njyewe nta kintu na kimwe mbona nakorera Imana. Nyir'ububasha, nyir'ubushobozi, rurema bintu, nayikorera iki? Kirahari wayikorera. Ikintu cyonyine nayikorera, nacyo simpamya ko ariyo naba ngikoreye, naba nkikoreye ahubwo ni ugukunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda. Icyo nkibashije naba nkikoreye, kuko nanone njye nta kintu mfite nakorera Imana. Niba ukunda nk'uko nikunda, sinzakwica, sinzakwiba, sinzakugira, kandi ibyo nintabigukorera nawe ntuzabinkorera, kuko nawe uzaba uri nk'uko ntekereza. Zenk, wowe utekereza umaze kumva imyumvire yanjye, kumva n'imyumvire ya mugenzi wacu Ntambara, wowe ubyumva gute? Ese wumva kuri wowe Imana uzi hari ibintu yahindura ku bintu byari bibaye, cyangwa Imana yawe nawe ni ukuvuga ngo nawe ibyo yanditse ku buzima bwawe n'ibyo ngibyo ntabwo byahinduka? Rero Imana ukuntu ngiye nyizera nk'Imana, ku buryo mbona n'impamvu ntanga yo kuvuga ati iki kintu yagikora mu buzima bwanjye. Mvuze ngo ikintu cyose nakubwiye nakora, nasubiza ku bintu bijyanye n'Imana, twaza kugonganira imbere, nta kibazo, ko atari njye ubwira se. Niba ngo ni script yanditse, iraba nta kintu yashobora guhindura mu buzima bwanjye. Nanone nivuga ko atari script yanditse, araba ari Imana itungurwa, ndaba ngabanyije rwa rwego na bwa buhangange bw'Imana yagenze. None se hari ibintu wavuze bya Ezekiyeli bihita bigarura kuri Bibiliya. Simpakana Bibiliya, n'umuhakanyi wayo nyine, hatagira umuntu unyumvaho umuhakanyi, ariko hari igihe mba ni gusoma Bibiliya nkabona hari ukuntu harimo Imana isemplifiye bikurikije n'Imana ngiye nemera. Ndaguha urugero kuri Mose. Kuri Mose hari ahantu Imana yari igiye kurimbura Abisirayeli. Mose arasenga abwira Imana ati, Imana, aba Bayisirayeli nubarimbura, Abanyegiputa ukuntu baragufata, Imana yabo yananiwe kugeza i Kanani, ahubwo ibiciye hehe? Mu butayu. Biva ko Imana yihindukira ku gitekerezo cyayo, irabareka. Ikindi kintu Imana njye mbona
mbone muri bibiliya noneho ampulisi hari ahantu tudahuriza cyane ukuntu nanjye umutima wa farawo gushyira kurekura ubwoko bwayo kugira ngo gusa imukomeshe. noneho imana yo muri Bible uriya ni nayo yishe abantu benshi. No, njye imana nemera shitani yipowe ubundi ngo shitani ari nk'igihe ubundi ngo ari nk'igihe shitani aba ari nko gusoma nk'ibintu gutya baba bamuvuzeho bakavuga ngo kamome ntabwo nigeze nkora birego. Ariko ikintu nagiye kuvuga muri Bible buriya ngo Mose yanditse ibitabo bishyika muri 5 bya mbere muri Bible. Itangiriro, Kuva, Balewi, Kubara no Gutegeka kwa kabiri. Ibyo bitabo 5 ni Mose wabyanditse. Muri ibyo bitabo 5 harimo ukuntu Mose yavutse, harimo ukuntu yapfuye, noneho na nyuma y'uko apfuye arakomeza arandika. Nyine Bible nese utari wajya kure. Nostradamus ukunda cyane ntabwo yanditse ibitabo, none mu bitabo yanditse ntabwo harimo uko yavutse, ntabwo harimo uko yakuze, ubu se yapfuye ubwo ntabwo akivugwa. None aravugwa ariko ni normal rero, si kuki iyo bigeze kuri bibiliya mu bikritika. Impamvu tubikritikaho bibiliya ni igitabo cyera. Bibiliya twaje kumenya neza ko harimo n'abantu bitiriwe ibitabo biri muri Bibiliya kandi ntabyo banditse. Ni nacyo kintu nagira ngo wumve wenda nuko Yesu wigira ku ruhande. Biriya bitabo ntabwo byanditswe na Mose, ahubwo ushobora kuba ari nk'inkuru yagenuwe ahantu barayizana bayishyira muri Bible. Kuko sinzi impamvu ariko iyo turi muri ibi bintu by'imyizerere sinzi impamvu tutajya duhera hambere. Kuko hambere ntabwo imyizerere twari tuyifite, twari dufite indi yacu ariyo yiswe ubupagani n'uburozi n'ubuterekezi. Ariko ibyo ngibyo biza hehe mu bitabo bya Mose? Ahantu nagiye kubihuriza ni ukuntu mbere twe twari dufite imyizerere yacu. Nese ibyo bihurira hehe n'ibya Mose? Twari tutaratangira kwandika, natwe twari bwandike imyizerere yacu. Ikintu aho ngaho ariko twazaniwe indi myizerere noneho y'abandi bananditse. Ariko rero yaranditswe, wenda ushobora kuba utayikurikira ariko yaranditswe. Nka ntuza nka Alex Kagame yanditse ibintu byinshi ku gihugu pe, kandi nabyo birimo. Ahubwo wenda ntago mwebwe mu promotinga ibyo byanyu mwanditse. Ndabipromotinga ne unyita umupagani kubera ko ndikubwira ibi. Hari akanuze gupromotinga buriya. Hari umufratiri twaganiriye, umufratiri aravuga ubwenge cyane, bamwita mwene se Olivier. Mwene se Olivier ni umufratiri yandikira izina ndikumva ridasanzwe. Ni umufratiri w'umuhanga cyane. Twaraganiriye arambwira ngo religion nini ituruka tuvuge mu bwoko bw'abantu financially nabo banini. Ndaguha urugero, Buddhism irimo irakura iranatera imbere kuko ubuhinde buri gutera imbere, n'Abashinwa bari kugenda batera imbere. Islam yateye imbere kubera iki? Kubera ubukomezi bw'abantu. Ubu barakomeye. Abantu muri Western ni abaporoso bateye imbere, imyemerere yabo iteye imbere kubera ko bateye imbere. None uraza gusanga nta kintu bigeze bahindura mu byavuzwe na bamwe muri abo. None urebe urugero, mbere y'uko twe batuzanira imyizerere n'imyemerere n'imigirire navuga y'Imana y'abazungu, urabona bo Western twari dusanzwe dusenga. Bivuze ko ikiremwa muntu ntitwabaho tutizera. Mu miterere yacu n'imimerere yacu tuzi ko ikindi kintu kirenze kiri hejuru. Icyo cyo n'umwana muto ababyumva ko icyo rero nicyo ngiye n'Imana. Nanjye rero niyo mpamvu ntajya nyisimplify. Ntabwo Imana yanjye yakwirwa muri Bibiliya. Kandi n'akandi kantu ntunganiye, abantu ba kera nk'Abanyarwanda ba kera bari bazi neza ko Imana ikora ukwayo. Gute se?
ntabwo bajyaga bayisaba. Abantu ba kera, abanyarwanda ba kera bizeraga mu gushaka kwayo. aho ngaho rero ntabwo bizi neza, aho kuko iyo babandwaga baterekeraga izo mana banazereka ibyo bagezeho, banazisaba kubashyigikira mu bigiye kuba. None ntabwo babaga bari kuyisaba. harya mumfashije kubandwa no kugira gute? Kubandwa nko kubatizwa. kubandwa ni nko kubatizwa, ariko ni ukubatizwa ariko mu buryo bwa gakondo. Guterekera rero ni nko gutanga ibitambo. Muri make ni isakaramento ry'Eucharistia cyangwa se ameza mutagatifu, habonekaga inyama n'amaraso n'inzoga, sibyo? Inzoga nyine siko bimeze. Ariko kumva nta maraso ntabwo ari inzoga. Ntabwo ari inzoga gusa, ko n'inzoga zabaga zihari ariko hagomba kumenwa n'amaraso. Yes. Bivuze ngo batisimu bayituzaniye tuyifite, sibyo? Karabana ku biti by'umuko bakabandwa, ko nagiye nsomaga utuntu dukeya. Guterekera uretse kuba bimodanayizinze, bakabishyira ku matara, ibikombe byiza, bakatubwira ati no farini igiye kuba inyama, ariko bari basanze natwe dufite uburyo tubikora mu buryo bwacu tubikoramo, which means ko iyo Mana irahari. Iyo Mana irahari bakoreraga ibyo ngibyo, itari iyanjye. Imana yanjye nta nubwo iterwaho komenti, iri aho, ni doctrine Imana ihari. Bisanzwe bihari. Ikintu bakoze ni uko baje bakabimodanayizinga gusa, nta kintu gishya bakoze, nta kintu implementinze gishyashya. Buriya umuntu ubandwa unagiterekera nonaha ari clean imbere y'Imana. Njya mbona njyewe buri ikintu cyo gituma mbona iyo turi kuvuga Imana tutajya tuyihurizaho, yaba njyewe nawe, njye nawe, cyangwa njye n'undi uwo ari we wese, cyangwa bo bandi, nuko nyine Imana twese tuvuga nta n'umwe uyizi. Imana tubaye tuyizi nyine ibintu by'Imana numva bisobanutse ku kigero cyo kuba tutanabijyaho n'impaka, tutaragezeho dute. Njye nemera Imana, ntabwo njye Imana yanjye njya nyitanga ibisobanuro. Ukuntu nyine iri ni Imana yo kwizerwa, ntabwo navuga ngo sinzi ukuntu ibimeze. Yabago y'intoza cyane itabaho. Imana yanjye ntabwo ibaho. Ntabwo ibaho, irenze imagination zacu. It's beyond my imagination and expectations. Imana ntabwo ari akantu ko gukerensa ngo umutwaye muri Bibiliya, ntabwo bibaho. Imana irarenze mwana. Imana ni urundi rwego rw'imyumvire twe tutarageraho. Nababaza ngo iyo Mana yanyu mwebwe ntabwo mujya mwumva, ntabwo yigeze bavuga ko ikeneye ko musenga? Hari akantu nagize gusoma ngo gusenga kwanjye ntacyo bifite bihindura ku Mana. Ubumana bwanjye ntabwo buhari kuko unsenga utanansenga, still ndacyari Imana. Imana ikora, Imana ibyo ntabwo bivuza ko ugahita wumvira kuruhuye, mbese ukumva ugahita uhitamo kudasenga. Buriya nanone gusenga biratandukanye. Buriya njye nahitamo kudasenga aho kugira ngo mbure bino bintu bitatu. Icya mbere, kubana nanjye ubwanjye neza. Navuga ati njyewe sinakora tuvuge nk'abantu ukabona ntabwo mbashira ibibanza, umuntu ari kwikorera ibintu ubwe bimwangiza, ari kunywa tuvuge nk'itabi for example, kugeza igihe abaye chronique yabyo, ubu ntagabanye nawe ubwe neza, arimo ariyangiza ubwe, sibyo? Icyo gihe icyo kintu ni icya mbere, kubana neza na mugenzi wanjye, abantu turi kumwe muri sosiyete, niba wakoshereje nkagusaba imbabazi, mbese mfite umubano mwiza na sosiyete. Ikindi, nkabana neza n'ibintu bidukikije. Harimo atari ngo ni n'ibiti gusa, kuko yagiye tuvuge ibidukikije mwakiyumvira ibiti gusa.
simbe n'inyamaswa simbe nakwangiza ikintu bitandukanye na ecosystem ukuntu imeze nimba ari akantu ko kurya nkarye ariko sigaze n'akizindi nyamaswa simbe n'abangana nyine ukunda umuntu yikunda yumva boro zose arize na ecosystem n'ijambo bahimbye ngo Imana ngo yaduhaye biri mu isi ngo tubiyo ibyo bintu bitatu mbifite nkanabijera neza narekera gusenga nta kintu naba nsengera ubundi ngo mu rusengero hariyo abakirisitu beza cyane ariko natwe turi hano hanze tudafite ikintu dutwaye ndakava nawe turi hano tuyikorera mu ibanga ntabwo ari ngombwa ngo ugere abayikomage mu gatuza anyway Imana turayemera pe ahubwo imikorere yayo niyo twebwe tudahurizaho ikindi kintu buriya kuko nkurikije ibintu wavuze n'ibyo nanjye navuze dusa naho twavugaga ikintu kimwe ubundi ahubwo imikorere yacyo y'icyo kintu twavugaga icyo kintu twise Imana nicyo tudahurizaho rero ako kantu none ari ide nkafiteho ntoya cyane ukuntu Imana nyine imeze urugero nk'abakatolike bo bafite credo isobanutse neza credo y'ibintu 12 ibumbatiye imyemerere yabo ku bijyanye n'ubukristo Imana imwe umwana w'ikinege Yesu Kristo wapfuye akabambwa akabyarwa na Bikira Mariya iyo credo y'ibintu 12 bemera twe tugenda tugafatamo kamwe cyane tugafatamo utuntu nka tune nkatujyana ku ruhande bitewe n'ukuntu numva njye byamfashije nkaba nkoze indi myemerere y'abantu bazagaruka bacalenjinga ibindi urugero nk'abadeperi hari ibintu batemera n'abakatolika bemera ariko nujya muri credo y'abadeperi uzasanga bemera ibintu bavanye mu myemerere y'abakatolika kamorohereza rero urabona njyewe nawe tubaye ducuruza sima yego ucuruza sima hano nanjye ncururiza sima yego nawe wowe ucuruza sima njyewe ndashaka kuza gucuruza sima nanjye hirya iruhande rwawe urumva ikintu bizasaba yego kuza ngafata kuri sima nanjye ugatereka hano ariko nkazana nk'utundi tuntu tw'utumanyeri kagutitira no kuvuga mu ndimi niba ari nka publicité cyangwa televiziyo yerekana ukuntu twavuganye ko nta madini muri buzane impamvu tuzanyemo amadini ntimwongere gutunga intoki ariko amadini twatunze aba bantu impamvu turi kubatunga intoki nibo bantu twakuze twireferaho nk'abantu bazi Imana cyane biri kugutangaza kubona kuri sanze nabo ntayo bazi nabo nta kintu muri social media umuntu akicara akavuga ati Imana yanyeretse ngo nzaba noneho bari abapasiteri bo noneho rero barabo kuri YouTube wenda hari umuntu wabwiye mu gitondo Mana ijye wababare ngo hajya ngo ikuzimu tuzahureho ngo turi benshi urumva ngo Imana yicara umurongo tuzanyara muzime ubundi ngo musinga niba ari yuhi musinga ngo padiri yaramubwiye ngo nareke nyine amubatize ngo atazajya mu muriro utazima ngo azajye mu ijuru noneho ahita amubaza ati abasokuru banjye bagiye hehe ko bapfuye batabatijwe ngo bagiye ikuzimu ahita abwira umupadiri ugiye kubaza ngo none uragira ngo njyane mu ijuru aho nzaba nijye nigunze ni nko kumubwira ati nyine uzandeke nawe njye ikuzimu byarangiye yanze no kubatizwa ariko nabwira ati muzabaze njye ibintu byose biri muri Bibiliya nanjye iyo ndi kubisoma sinzi wenda abantu ni nko kurya ifi sibyo ko ukuramo iby'ingenzi sibyo fasha Bible ifite ibintu by'ubwenge byinshi ifite amagambo y'ubwenge umuntu ashobora kuyigenderaho akabaho akabana neza n'abandi ariko ashobora no kuyigenderaho akabihebera uharwa akabamara ikintu cyose muri iyi si kirengeje ikintu cyose ushatse kukigira ikirenze kikakubera ikiyobyabwenge kiba kibi impamvu nari mugayaho
nagira ngo numvikanishe ko Bible yose atari ko ari ijambo ry'Imana cyane. Urugero nka mwene Sirake kwe. harimo ibintu byanditsemo Mwene bigaragaza Sirake ari mu ivanjiri ariko ntabwo ari muri na Ivanjiri yo si ibyanditswe byera. Ni ibyanditswe byera. Mwene Sirake ni n'umugabo nkunda cyane. Mwene Sirake Yagushuka. Mwene Sirake umuntu yivuga yakuroha cyane. Yakuroha. Sizi n'impamvu. Niyo mpamvu bamuguye muri bibiri. Uriya ruswa zahozeho. Ntabwo igitabo cya Mwene Sirake nabona gifite mana. Aho gifite mentalite nini ariko ntabwo gikwiye kujya muri Bibiliya. Ntabwo kiri muri Bibiliya, kiri mu ivanjiri. Iyi vanjiri ni ibitabo bine. kiri muri Bibiliya ntagatifu. Bandi banditse kuri Yesu. Ariko ntabwo ari Bibiliya yera. Iyerega nayo yavuye mu Bibiliya ni nk'ibyo nyine, ni kwa kundi ni ukurya ifi nyine, uhitamo ibyiza by'umumaro bigufitiye akamaro akaba ari byo ukurikiza. Urugero nko mu Kuva 13 igihe sinzi nimba ari Imana itanga lisite y'ibintu bihumanye bitatu inzara aribyo abadive basitinzeho cyane. Okay, ni lisite nawe uyisomera avuga ati cyakoze bino bintu kuko ni ikizira. Ariko wajya muri Mariko 7:14 hakabaho kwezwa ibyo kurya byose. Okay, Imana yahumanuye bino bintu. Yesu Kristo aje arabihumanura. Arabyereje. Yesu na se hari ukuntu bagiye hari ukuntu batumvikanye. Hari ukuntu no hari akandi kantu njye mashaka gusobanukirwa. Yesu ntabwo muhakana n'umwana w'Imana. Impamvu ari umwana w'Imana ni uko nyine ariyo yamubyaye, kandi umuntu abyara umuntu, imbwa ikabyara imbwa, n'Imana ibyara iki? Imana. Ni umwana w'Imana. Njye nibaza ko nta kimenyetso nacyo kigaragaza ko ari umwana w'Imana koko. Kirahari. Marayika Gaburiyeli yasohoje ibyanditswe. Kazavuga ukuntu byagenze. Yasohoje ubutumwa bwiza kuri Mariya muri Bibiliya ntagatifu biranditse ngo nuko Mariya atwikirwa n'igicu. Icyo gicu kivaho yasamye kugara mutagatifu. Sinzi ibintu byenda byabereyemo urumva, ariko ubwo nyine yasamwe kugara mutagatifu. Ari umwana nyine hari ukuntu umuntu azi ko nyine buri kintu cyose kigomba kugira n'iherezo. Buri kintu ngo kigire itangiriro kikagira n'iherezo. Hari ukuntu nyine twisetinze mwako kantu. Buri kintu kigira inkomoko, aho cyaturutse n'aho kizarangira. Kandi koko ndabashimiye. Turabashimiye. Wenda no muri comment bajyemo batubwire. Nshaka kumenya Yesu yapfiriye ibyaha bye. Ibyaha bye yakoze. Bamujyanye kwa Pilato imbere y'urukiko, baramurega, baramugira byose bamukatira umwanzuro wo kumubamba. Ahantu bihurira no kuba rero yarampfiriye nge cyangwa wowe cyangwa uyu, aho hantu ntabwo mpazi, nkeneye kuhamenya cyakoze. Ibyo utazi rero ntukajya ubihamya. Noneho rero nabashimira, mwakoze cyane, ntuvunike. Comment section irahari. Iki kiganiro turashaka ko namwe mukigiramo uruhare. Rwose mudusobanurire, kandi wait for part 2 mu gihe tuzaba twarabonye ibisubizo tuzagaruka twongeye tubikora ko iyi ngiyi ni topic ndende, ni impaka abantu bahoramo. Rero tuba ducumbikiye ahangaha. Turabashimiye abantu mwese mwakurikiranye iki kiganiro, tubasabira ngo Imana ikomeze ibarinde, duhane umugisha muri byose. Imana ihe umugisha abantu batumirwa banjye, njyewe baba babyemera baba batabyemera, nemera yuko iyo usabiye umuntu umugisha, uwo mugisha umukurikirana, ko
umugisha ni nk'inyongera cyangwa se n'inyongezo ku byo Imana yari yaramuhaye. Iyo akoze neza, iyo umuntu anejeje umutima w'umuntu, nawo hari ikintu kimeze nk'igihembo kiza ku buzima bwe. Icyo gihembo ni umugisha. Ndawubasabiye, nsabiye umugisha n'abantu bazakurikira iki kiganiro. Mwakoze kubana natwe, ngaho Imana ikomeze ibane namwe, kandi uko idusobanurira namwe basobanurire namwe, kandi muduhe ubumenyi bwanyu uko mubiziho. Turabashimiye, naho butaha. Ciao.